Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tatuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D, aho ibinyabiziga bihagarara imbere mu birometero 30. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugitamo, ndizera ko isocyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Haizo kuri nta kintu ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Bishatse kuvuga iki? Kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bafite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa nukibona uzongeza umuvuduko umuto uragenderaho abe ari uwo nguwo wanditswe mu birango. Muri make kino cyapa ukimara kugihita ugatwara muri kilometero 25 mu saha bakwandikira, ariko utware muri kilometero 80 mu saha nta kintu bagutwara. Biba bishatse kuvuga iki? Baravuga ngo umuvuduko ntarengwa muto utegetswe abe ari uwo nguwo wanditswe mu birango. Ntujye munsi yo umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo wanditswe mu birango. Buri gihe ntabwo ahoramo 30 bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo. Bashobora gushyiramo 40, bashobora gushyiramo 50, bashobora gushyiramo 80, biterwa n'ahantu ugeze. Ndakeka ko waramutamo se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Ndizera ko waramusikanye ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe yagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Mugomba gukora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C, gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukora ibinyabiziga mu muhanda. D, guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugihitamo, ndizera ko isocyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Haizo kuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo umupolisi naba hageze amenye se ninde warori mu makosa, mukanazishyira ku ruhande kugira ngo zitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutamo A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ndizera ko waramusikanye ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga ndakwigisha byaba mu buryo bwa online
cyangwa turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe, inzira y'icyerekezo kimwe ibigendwamo mu cyerekezo kimwe, mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga, ariko nawe ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. None uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe ukifuza gukata ibumoso, uba wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'ikinyabiziga. D. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisozi gikurikiranye cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'ikinyabiziga. Niba ugiye gukatira ibumoso utwara wegera ku ruhande rw'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hari nk'umuntu wahitamo A. Gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, kandi bamaze kukubwira ko ari umuhanda w'icyerekezo kimwe, uriya murongo uburombeje hagati mu muhanda ntawo burimo, kubera kuri murongo hagati ushyirwamo kugira ngo utandukanye ibyerekezo bibiri, icy'iburyo n'icy'ibumoso. Rero mu nzira y'icyerekezo kimwe nta murongo hagati uburimo. Na B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri kujya ibumoso, oya. C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, yego. D. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, kandi twabonye ko ari inzira y'icyerekezo kimwe itagira umurongo hagati. Rero turahitamo C. Ndizera ko waramusamo C. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Uba ubujijwe iki? Umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi, uri kugendera mu muhanda ariko hari n'ibindi binyabiziga biri kuza bigusanga, ni mu muhanda ubisikanirwamo. Uba ubujijwe iki? A. Kugenda mu gisate cy'iburyo. B. Kunyuranaho. C. Kugenda mu gisate cy'ibumoso. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso gikurikiranye cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni C. Kugenda mu gisate cy'ibumoso biba bibujijwe. Urabizi ukinjira mu muhanda mu Rwanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, uba wakoresha uruhande rw'ibumoso mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Ugiye gukatira ibumoso, ugiye guhindura icyerekezo cyangwa ugiye kunyuranaho, ariko uhita ugaruka iburyo. Rero biba bibujijwe gutwarira ikinyabiziga cyawe mu gisate cy'ibumoso ugakomeza kuhagendera mpaka. Biba bibujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso kubera ko mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. Ndizera ko waramusamo C. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona iso gikurikiranye cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni C. Ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Biba bishatse kuvuga iki? Ugeze ahantu hari ibyago bitandukanye, hari umuyaga w'intambike, hari utubuye dutaruka, hari umuhanda utaringaniye, ntabwo bazatondekaho ibyapa biburira nk'icumi, oya. Ahubwo bazakiraho kino kimwe kiri kubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi. Wowe ikintu ugiye gukora, menya ko ugomba kwitonda. Niyo mpamvu bashyiraho kino cyapa kiba kiri kubwira ngo ugiye kwegera icyago kidasobanuye ukundi, ntibakikubwire kubera ko wenda hari utwago twinshi dutandukanye, bakabona batatondekaho ibyapa bitanu, ibyapa bitandatu, agashyiraho kiriya kimwe kikubwira ngo hegera icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kugenda urushijeho kwitonda. Ndizera ko waramusitamo C. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite, kiba giteye gite?
hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe. A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona iso cy'ikurikiranye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyikuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Bakubwira ko uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe noneho ugiye kugira mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo atandukanye n'amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Rero nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye guhita ugera mu muhanda ubisikanirwamo, bashyiraho icyapa kiburira kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ni kimwe no kuvuga ngo umuzenguruko utukura, ubuso bwera ni kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Bakubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Tegereze neza iyi shusho dufite. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye utari kwibona yandikira nimero mba nazibahaye, nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Wakora iki? A, gusohora inkomere mu kinyabiziga. B, kubaha icyo kunywa ukabahereza fanta. C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Umenyesha impanuka uhamagara rimwe kabiri, ugahamagara abapolisi, no guhamagara ubutabazi ugahamagara imbangukiragutabara. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo kudepasa. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, A, tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, ugomba guhita ugabanya umuvuduko. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, nawe agahita yongeza umuvuduko, mugasa nk'abari gusiganwa, kandi umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukunyuraho aba yagiye mu ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biza bibasanga. Urumva biba byamuteza ibyago by'impanuka. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Igaragaza iki? A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C, ahanyurwa n'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Iriya mirongo yera iteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, uriya burombereje hagati mu muhanda. Mbona ko ubuhagaze na izira zebra cross niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Mubona ko iriya mirongo nayo ibihagaze, bivuze ko ibiteganye. Hariya rero nahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Iyo myaka: A, imyaka 10, B, imyaka 12, C, imyaka 7, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyuko wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kinini B, imyaka 12 iyo hatarimo indi myanya cyangwa se harimo n'indi myanya, haba harimo imyanya cyangwa hatarimo indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka kuva kuri 12 kuzamura, kubera ko umwana muto abashaka gukubagana akaguteza ibyago akagukoresha nk'impanuka mu gihe waba urangaye gato. Rero umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara kuri ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Bibutsa ko ukeneye kode, mbwira ubwoko bwa kode ukeneye, umbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda, ndabigusezeranyije. Mutwani cyangwa uduhamagare rero, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urugondo cyangwa hanyera ku buryo budasanzwe ashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Kugira ngo kivemo hakoreshwa ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cyanyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga bari kuvuga ni imipine, bahita bafata imipine y'ikinyabiziga bakazirikaho ibintu bimeze nk'iminyururu irwanya ubunyereri, kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urugondo rudasanzwe, wenda se n'igihe cy'imvura wagiye mu cyaro gusura ababyeyi, ikinyabiziga cyawe urakijyana gihera mu rwondo. Rero ufata inziga ukazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyawe kive muri urwo rwondo rudasanzwe. Ndakeka ko wamusamo B, ndizera ko wamuskandika wa papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Atanga inzira, B icyago, C icyerekezo kimwe, D ntihanyurwa. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, iyo ukibonye uba ugomba gutanga inzira. Bashobora kukikubaza bakabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Ukibonye aho imihanda ihurira kiba gisobanuye iki? Uvuga ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini uri kwegera. Bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompwe. Ukibonye kuri rompwe wakora iki? Utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso bwawe, kuko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka, kubera ko iyo tugeze ari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo, bivuze ko ibinyabiziga biri ibumoso bwawe ni ibinyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka, ubiha inzira. Rero nubwo buryo butatu bakibazamo, ndizera ko nibaramuka kikoresheje uburyo bwari bwo bwose uzahita ugikora, kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Wabona ibyapa biri kukugora, nyandikira kuri WhatsApp nkwe video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda mu gihe waba uri kuyireba kuri YouTube ukayibura, nyigwe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo imizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bipimo: A metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, metero 3, biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora.
Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bigaza umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa n'amabara sate. Hitamo kimwe cy'ukuri: A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ku binyabiziga amatara y'imbere abasa umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma bari umutuku cyangwa umuhondo. Ndizera ko waramutamo C. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda nike cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga, B uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, C uruhushya rw'agateganyo, D imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nirwo bakwaka bavuga se ko yakoze impanuka kuko yari impanuka cyangwa nuko yagiye mu muhanda atazi gutwara? Niki kigaragaza ko uzi gutwara? Ni ukuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndizera ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarire agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarire mu ye ntera: A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D muri metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Babishatse kuvuga iki iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye? Babishoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Rero abagomba kunika muri metero 200. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Utugarura muri natwo ni muri metero 150. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo ni ibibazo babaza bambikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo ubifite amakuru y'itubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ubwo nibizu hitubikora. Ndizera ko waramutamo iso cyanya cyo. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibiye binyabiziga: A ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10, B ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, C ibinyabiziga ndakumirwa, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa zambihance mubona ko biba bifite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Iyo uvuze ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu hari abantu benshi bahitamo ino B. Zambihance ubuzikuyemo n'ibindi binyabiziga byose ndakumirwa ubikuyemo. Ariko iyo uvuze ibinyabiziga ndakumirwa zambihance ubuzishyizemo, ibinyabiziga bya polisi ubishyizemo n'ibindi byose ndakumirwa ubishyizemo. Rero bino binyabiziga ndakumirwa mubona ko bigira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro.
Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umusucu mwinshi, ese biba bigomba kugaragazwa gute? Bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitarenza ibihe bipimo: A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B. Uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C. Uburebure ntarengwa niburenga metero 8. D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kinini D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha ugenda gahoro, ariko uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba batarengeje metero 6. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemera gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ese muri ibi byapa bagiye kutwereka ni ikihe cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemera gutambuka mbere y'abaturutse aho agana? Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa B6, B icyapa A19, C icyapa B3, D icyapa A22A. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abari guturuka aho we ari kugana. Uri kubona ko uratambuka mbere kubera ko tugendera iburyo, none iburyo hari mu mweru, abaza bagusanga bari mu bara ry'umutuku. Weho wemerewe gutambuka mbere y'abari guturuka aho wewe uri kujya. Ndakeka ko waramusitamo A icyapa B6 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Sura kuri YouTube channel yanyu niba ubona ibyapa biri kikugora, kugira ngo nugerwaho ntihazagire ikintu cyongera kugora cyerekeye ku byapa, kubera ko ibyapa akunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka. Iyo ikinyabiziga kidapakiye ibe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, D metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha iso cyukuri nta kinini C metero 1 na santimetero 90. Bajya bagihindura bakagwa bino bipimo babishyize muri santimetero ntibizakugore. Mu kimbo cyo kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50 bakavuga ngo santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugore, ikintu baba bakoze no guhindura ingero gusa, ntibizakugore, uzahita ukora rimwe uhita utsinda. Ndi kugutegura amasomo kandi subscribe kugira ngo uzahita uyabonera ku gihe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba
kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.